igisubizo cy'urupfu cyabonetse ku musaraba, igisubizo cy'urupfu cyabonetse ku muzuko, kuko Yesu yazutse ni garanti yuko n'abapfira muri we bazazuka. Ntubabazwe no kutamenya umunsi wo gupfa kwawe, ahubwo ushimishwe nuko wamenye igisubizo cy'urupfu, maze icyo gisubizo kibe mu mutima wawe by'iteka ryose. Satani ni mubi kuko no muri iki gihe aduha no kuvuma Imana kandi ariyo twagomba guhungira. Zaburi bice 27 murongo wa 14 haravuga ngo, tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure. Ujye utegereza Uwiteka. Irindi somo rimenyerewe, Ibyahishuwe 21 murongo wa 4 haravuga ngo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ikibwirizwa gikomeye niki abavandimwe bamaze gukora. Abariho ikibwirizwa kizaduherekeza tugikora tukiriho. No kuvuga Patrick ikibwirizwa cye ni iki nicyo basubiragamo, twebwe n'uburyo bwo kuvuga incamake. Niyo mpamvu tutanarambirwa tuvuga ngo igihe cyabaye kirekire, kuko abo nibo babwiriza bakomeye batambutse. Ubuzima bwa Patrick batari barabanye nawe mu buryo bwa hafi babumenye. Ikindi, bashiki be bamwe mu bavandimwe be bavugaga bati burya yadusezeragaho ntitubimenye, burya yakoraga ikindi tukimenye. Bahuje n'umutwe w'icyigisho nifuje kubabwira uyu munsi, ugira uti, twahishwe ibanga ry'urupfu duhishurirwa intsinzi yarwo. Twahishwe ibanga ry'urupfu duhishurirwa intsinzi yarwo. Patrick nubwo mwumvuga muti we yarasezeraga, nawe ntabwo yarazi ko ari uwo munsi we. Namwe muvuga muti burya yaratubwiraga, namwe ntimwari muzi ko ari uwo munsi we. Ni nayo mpamvu n'igihe abaganga bababwiraga, niyo mvugo yabo, banga guca intege, mwavugaga muti hanyuma se, muramuwe niko yabivuze, hanyuma se urashaka kuvuga iki? Iryo ni ibanga Imana yaduhishe. Iminsi yo kubaho kwacu irabazwe imbere y'Imana, ariko twebwe ntabwo tuyizi. Imbago zashyizweho ku bw'ubuzima bwacu, kuri buri wese uranga. Nanjye ubabwira bishoboka ko umunsi wanjye waba ejo. Twarabihishwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yobu ibice 14 umurongo wa 5, iminsi yo kubaho k'umuntu irabaze. Ni wowe wamubariye amezi, wamugeneye igihe ntarengwa. Naho muri Zaburi bice 139 umurongo wa 16 bakavuga hati, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Imbago zo kubaho kwacu zirahari, ntidushobora kuzirenga. Patrick yaticwa n'iki? Yari kwicwa n'ikindi. Umuntu n'impanuka imukubita mu muhanda, twebwe abantu aho ubwenge bwacu bugereye, uraruzi iyo ataza kujyayo. Niyo atajyayo, aho yari kuba asigaye kuko ari imbago z'iminsi ye, aho niho yari kugwa. Ariko tunibaze n'ikindi,
ese ninde wifuza yuko yakabaye amenya iryo banga? Ninde wifuza kumenya igihe umwana we azapfira? Muryango wa hafi wa Patrick, iyo mpanuka yakoze muri 2017, iyo muza kugira ibyago Imana ikababwira yuko azapfa kuri iriya tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024, ese mwari kwibyishimira yuko mwabimenye? Icyari kubaho nuko mwari kuba mu rupfu kuva muri 2017 kugera uyu munsi. Umenye igihe uwo mwashakanye azapfira, wewe utangira gupfa uwo munsi. Imana rero mu rukundo rwayo rukomeye ibigira ibanga ry'urupfu. Imana yarariduhishe. Mu Mubwiriza ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4 wa 2, ndavuga mu ncamake bitewe naho igihe kigeze. Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Umurongo wa 2 akavuga ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ibyo niko biri muri iyi si. Ariko Imana mu rukundo rwayo, nubwo iryo banga rihishwe, Mose aravuga isomo musanzwe muzi, ibice 90 bya Zaburi umurongo wa 12, ngo Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubone uburyo dutunga imitima yubaha Uwiteka. Ya minsi nubwo tutayizi, ariko Imana umuhanuzi w'Imana tutwigishe kubara. Kuyibara ntabwo ari ukuvuga ko uyu mwana yagombaga gupfa afite imyaka mike ingana itya. Kuyibara si ukumenya yuko uzapfa umaze imyaka 100. Kuyibara no kugira ngo umenye ukubaha umunsi Imana yaguhaye, kuko nuwo munsi wawe. Burya iminsi yo kurama kwacu nuwa none. Nawo ntitwavuga ngo nuwa none urangira, ni isegonde iri ndimo kuvuga, kuko nshobora no kutarangiza iki kibwirizwa. Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubone uburyo dutunga imitima yubaha Uwiteka. Bavandimwe, inshuti, abo muryango wa Patrick, iki ni igihe gikomeye. Uri kurira hari umwana muto wavuga ati abandi sinzi aho amarira bari kuyavana. Muri Amosi ibice 5 umurongo wa 13 ho haravuga ngo niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yakwicecekera mu gihe nk'iki, kuko ari igihe cy'amakuba, ahubwo agatekereza kandi agategereza amasezerano y'Imana. Buhamya ntabwo amarangamutima y'umuntu ayavuga, nibwo buryo bwo gukora vidange y'ibitekerezo byacu mu gihe nk'iki. Ariko si igihe cy'umwana w'umusore wavuga iki? Avuga amateka y'imyaka 30. N'ibiriyo biratandukana. Yemwe no guhumuriza birakomeye. Kuvuga ababwiriza hari igihe ricika umuntu, uriya mubwiriza natubwiriza turafashwa. Wabwiriza mu gihe cyo guhama umwana w'umusore ngo urimo gufasha mu ntoki. Alice ko yabivuze neza ati ijambo humura ndumva naryanze. Iyo uribwira mugenzi wawe biba byoroshye, ndetse ukamubwira uti komera, bikanaducika tukabwira abantu ngo humura nanjye binabinyuzemo. Iryo jambo ndubagira inama mwaryihorera, kuko ndushobora kubwira umuntu ngo wanyuze mu byo ari kunyuramo kuko utazi ibyo ari kunyuramo uko bingana. Kabone niyo mwembe mwaba urarapfushije umugabo nkuko nawe yamupfushije, ntabwo uzi ibyo ari kunyuramo uko bingana. Mubwire ngo komera, ariko ntukamubwire ngo urabyumva kuko ntushobora kubyumva. Uyu mwana w'umukobwa uhagurutse akabura ijambo, si uko yabuze icyo avuga ku mugabo we, ariko byamunaniye.
uramubwira ngo uzi ibyo anyuramo, wabibwirwa n'iki? Imana yaduhishe ibanga ry'urupfu. Reka aya magambo nteko yasuzereza kuri icyo cyahishwe, ahubwo turebe igisubizo yarakiduhishuriye. Burya rero na mwarimu wigisha aramutse aguhisha ikibazo ariko akaguhishurira igisubizo, ngira ngo icyo kizamini wagitsinda. Nibyo sibyo? Mwarimu akubwiye ati ngiye kuguhitishamo ngo uhishurire ikibazo cyangwa ngo uhishurire igisubizo, wamusaba iki? Wamusaba igisubizo. Ikibazo rero cyaje cy'urupfu, Imana yatubwiye ibyacyo, iturinda kumenya umunsi tuzapfira, ariko iduha kumenya intsinzi yarwo. Intsinzi nta yindi, nubwo umunsi wa Pasika ababemera bose batemera ko ari uwo munsi wabaye, ariko ibijyanye na Pasika twese abemera Imana turabyemera. Uyu mwana w'umusore agiye ku munsi w'intsinzi y'urupfu. Muri Luka ibice 24 havuga iby'umuzuko wa Kristo Yesu. Igihe abagore bagendaga mu gitondo cya kare bagiye kureba niba kugira ngo bajyane ibihumura ku mva ya Yesu, bagezeyo basanga yazutse. Marayika abwira Mariya, arababwira ati ni kuki mushaka umuzima mu bapfuye? Marayika abwira abagore ati ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Dore yazutse nk'uko yabivuze, kandi arababanziriza kugera i Galilaya. Igisubizo cy'urupfu cyabonetse ku musaraba, igisubizo cy'urupfu cyabonetse ku muzuko. Yesu Kristo amaze kuzuka, biba n'inkuru y'impamo ko n'abapfa bamwizeye bazazuka. Yohana ibice 11:25, igihe Yesu yagenderaga ba bagore bapfushije musaza wabo, nk'uko Ange na mukuru we barimo kureba ifoto ya musaza wabo, arababwira ati unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera kubaho. Iryo ni ijambo ryo kwizera. Naho muri Yesaya 26:19 umuhanuzi aravuga ati ni Imana yabivuze, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Icyo nicyo gikwiriye kurema imitima yacu, kuko igisubizo cy'ikibazo cyarabonetse. Mu Bakorinto ba mbere ibice 15 icyo gice cyose kivuga ibyerekeye kuzuka. Paulo yigisha iby'izuka, kuko mu gihe cyari abatemeraga ibyo kuzuka. Murongo 20 aravuga ngo Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Mu Cyongereza harimo ijambo, ngira ngo no mu Gifaransa bivugitse neza, but the truth is that Christ has been raised from death as the guarantee, niryo jambo nashakaga, as the guarantee that those who sleep in death will also be raised. Kuko Yesu yazutse ni garanti yuko n'abapfira muri we bazazuka. Murongo 53 w'icyo gice ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ndetse ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihe. Hanyuma ngo urupfu rumizwe no kunesha. Mbega icyampa uwo munsi ukagera vuba, aho urupfu ruzamirwa no kunesha. Amateraniro nk'aya ngaya akavaho, rya jambo Alice na bagenzi be batifuza komera rikavaho. Ubwo bimeze bityo, nubwo tubabaye, dukwiriye guhumurizwa n'ijambo ry'Imana. Nicyo gice ngiye gusorezaho, igice cya 4 cy'urwa mbere rw'Abatesaloniki 13. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye. Muvandimwe wacu arasinziriye,
igihe kizagera ijwi ry'impanda rikangure abasinziriye, ngo mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanziriza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumarane imibabaro kubwirana aya magambo. Bavandimwe, tukiri muri iyi si nuko uyu munsi ni we, ejo yari undi, umunsi w'ejo azaba ari undi muri twebwe. Ariko reka tuzirikane, umunsi w'ikibazo ntabwo tuwuzi, ariko igisubizo cyo turakizi. Umunsi wo gupfa kwawe no gupfa kwanjye, nkuko na Patrick atarazuwe, nanjye ntabwo nkuzi. Ariko igisubizo, intsinzi yabonetse muri Kristo Yesu, umuzuko ukaba warabonetse, Yesu Kristo akaboneka kugira ngo bibe garanti yuko umwizera wese nawe azazuka. Ibyo twese abaraha turabizi, niyo twakwica amatwi. Igikwiye rero nuko uru rupfu rw'umuvandimwe rukwiriye kugukangurira kugira ngo icyo gisubizo kibe cyawe, kuko kukimenya muri Bibiliya ntacyo kizagufasha niba kitabaye icyawe mu mutima ngo ugendere mu nzira zubaho Uwiteka. Ngo nuko abazaba barapfuye bamwizeye bazazukira ubugingo buhoraho. Nibo bazaririmba ya ndirimbo yo kunesha, nibo bazabwira urupfu ngo warupfuwe kunesha kwawe kuriye. Ndifuriza Kevin n'umwana, ndifuriza abashiki ba Patrick n'abavandimwe, ababyeyi, ko twese amaso twayahanga igisubizo. Santima zacu ntizirangirira ahangaha turirira umuvandimwe, kurira kwacu kukaba uko kuri kwanga icyaha, kuko nicyo cyazanye urupfu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo urubori rw'urupfu ni icyaha. Ubwo rero intsinzi tuyizi, twe kubabazwa no kutamenya ikibazo, tubabazwe no kutamenya umunsi wo gupfa kwawe, aho gushimishwe nuko wamenye igisubizo cy'urupfu, maze icyo gisubizo kibe mu mutima wawe by'iteka ryose. Rya jambo nasomye muri Amosi, nukuri iki ni igihe cyo guceceka tugatekereza. Satani ni mubi, kuko no muri iki gihe aduha no kuvuma Imana, kandi ariyo twagomba guhungiraho. Si rimwe si kabiri, n'ejo bizaba. Ntabwo wakontorora santima z'abantu, ariko umuntu aravuga ati Mana wabikoreye iki, Mana kumpemukiye, Mana iryo ni Satani uba ushaka yuko uvuma uwo wagahungiyeho. Ahubwo reka tubwire Satani duti, nubwo waduteye ikibazo, Kristo Yesu yatuboneye igisubizo, kandi icyo nicyo duhagazemo. Kuko Kristo yazutse, turizera yuko abapfuye bizeye, na Patrick uzi uko yabanye n'Imana, igisubizo cyarabonetse. Twivugire igisubizo, twe kuvuga ikibazo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Dusenge. Tuje imbere yawe tugushimira kuri Imana ikomeye. Satani yatuzaniye ikibazo, utuzanira igisubizo. Kandi turagushimira ko mu rukundo rwawe waduhishe igihe cyo gupfa kwacu, kugira ngo tutazabaho ubuzima bwose turi mu rupfu, ariko dukangurira kugira ngo tubare iminsi yacu dutunga imitima ikubaha. Ndasabiriye umuryango, aba hafi ya Patrick n'inshuti ze, twese hamwe, aho turirira umwana ugiye ukiri muto, amarira y'ukuri aba yo kuzinikwa icyaha, tugendere mu nzira zawe, maze kuri uriya muzuko tuzishime hejuru y'urupfu, tuvuga tuti urupfu rumizwe no kunesha.
kandi ntabwo ari amagambo atari ay'ukuri, ni ay'ukuri, kuko Kristo wazutse yabaye garanti tubwira ko n'abapfira muri Kristo Yesu bazazuka. Reka umwijima wagwiririye uyu muryango, umucyo wa Kristo Yesu uboneke, hatamuruki. Iri joro riraba ijoro, ni amajoro aremerereye uyu muryango. Umunsi w'ejo nubwo wabonekamo izuba, azaba ari umunsi w'ikibunda kuri aba bavandimwe. Ndagusaba kugira ngo inyenyeri iva mu ijuru izabamurikire, kandi n'imihango izakorwa uzayibonekemo Mwami. Satani ni mubi, abashaka yuko no mu byago yadutera ibindi, uturinde icyago kiyongera ku kindi. Guhumuriza n'ukwawe, niwe ushobora kugera ku mitima ibabaye. Ndakuraritse Mwami kugira ngo ari wewe usura abana bawe. Tubikwambaje mu izina rya Yesu.